aje ntareponde ibyo byose ugiye gutangaho bikubiye mu cyo bita noneho intego zawe nizi intego za Rayon Sport nyega ko ari ebyiri muri saison 25-26 iya mbere guhatana mu buryo twabonye ku bikombe bikinirwa mbere mu gihugu champion n'igikombe cy'amahoro uwo ngo kweri gusubira kuko Rayon Sport Desire uvuze ngo anterime ya competition yatanze akazi ntiyatanze akazi akazi gakomeye cyane amaterebye wirigo ratubwira ngahanya igomba kongera gusubira muri biriya muri terebye yes ni stati ya equipe inyuma ya genocide yakorewe abatutsi Rayon Sport niyo stati igomba kubifite umuvuga ngo wa mukozi wa equipe ugiye kugumana wa mukozi wa equipe ugiye kwinjiza hariya agomba kugora ibyo ngibyo turi kuvuga bijyanye kandi n'ubushobozi objectif ya kabiri Desire Rayon Sport tuzi yageze muri quart de finale ya Confederation muri nouvelle formule ni Rayon Sport kuvamo kuri tour ya mbere nago cyaba ari gisebo tour ya mbere gikomeye imagine tour ya mbere kuvamo gikomeye ni eshek ikomeye cyane kubera icyo ari eshek ikomeye ni eshek ikomeye kuri ibintu bibiri cya mbere uko ugenda uvira muri tour ya mbere kugira ngo uzongere ugaruke uhere kuri tour ya kabiri bizakugora tunarebana uko ugenda uvira kuri tour ya mbere na bwa bushobozi faranga wagombye kubona wagombye gukorera muri ruvo modeli wakiri ntago ubona kandi urabukeneye uko ugenda uvanamo ku ituru ya mbere na ya sponsorship babafatanya bikorwa bakubonamo nk'ikipe ishobora gutuma ibikorwa byawe bigaragara bigenda bivaho ngo ni itegeko kuva hari hantu ariko ntabwo byikora murabikora mu nka administration ariko à la fin du compte na abatlete bajya mu kibuga abo bakozi ba equipe bajya mu kibuga ni bande hano hanze rero Desire iyo bigeze kuri icyo kintu Desire cyuwinjira cyusohoka cyugira gute hari amakosa birakorwa irya mbere kwipasa muremure ukemera ibyo udashoboye gukora icya kabiri kuba ntacyo bikubwiye ko ikipe ishobora no guhomba icya gatatu kuba ntacyo bikubwiye imagine ko inde wowe nuko ngo mwebwe administration yose kuba mushobora kutabona isomo rya mbere ku byo mwahombye Sidiki mwukongera mukabisubiramo ntacyo bibabwiye impamvu ni inge Sidiki biratangaje kubona jewe n'urugero ndi kure komanda Kanaume ndakazanye ku ngufu ndakinjizemo ariko nkumva makuru ko hari abandi bakinyi ngo wowe wari komanze Kanaume ngo urashaka kongera kuzana abandi ubundi niho ngaruka nkiba tuvugishije kuri wowe wawombeje equipe winjije umukinyi muri bira buryo utari no muri position kuri Kreta ukwiye kongera kujya muri ibyo bintu oya wazajya Kanaume yara tuvugije ukwiye kongera kujya muri ibyo bintu ariko byose biragaruka umukinyi muri aya makipe yacu yinjira te yinjira byagenze gute kugira ngo agere ku gufata jeza president ubundi bicaye ibyo ni bikorwa gute Sidiki igabanye ibyo bihombo utubwiye miliyoni zigera kuri 20 Giallo yahombeje Rayon Sport ariko se niwe wenyine no sezo mu yandi makipe nta bihombo bihari miliyoni 157 warwanaga nazo muri Kiyovu sabakozi winjije batakinnye batanashoboye utanashoboye no kwishyura ariko ngewe Sidiki ikintu ndeba ni kimwe umuyobozi wa equipe turi kujyana na Sidiki nta ngabo zitagira umuyobozi wa equipe Desire ushyiraho umukono kuri kontra ye agashyiraho umukono Desire atunga Imana ugiye kuba umukozi wanjye ubundi uriya ndamubaza so gufa gusinya so gufa gushiraho umukono ubundi bakubwira ko sinyatiri yangaje amafaranga Sidiki ni sinyatiri igoye no mu buzima busanzwe ahangaho ujyanye requisition kajyano gacayirya hino hari umuyobozi bishobora kugeraho byaciye mu ngazi imwe ebyiri eshatu hano kuri radio byageze ku muyobozi mukwe ko beti depense zingombwa ntibishoka sinyatiri ijyanye n'amafaranga hari abantu turi kureba ngufashe jezi nguri fotoje
umuyobozi wa ekipa uri fotoje n'umukinnyi wibuke ko uriya mukinnyi uzanye ni engagement financier ugiye gushyira muri ekipe. Ni umukozi uje kwishyura, uje guhemba, ariko icyo umuhembera ni ukugera kuri za nshingano twavuze. Sirike nakubwiza ukuri, uzumva abantu benshi bakubwira mu masosiyete atandukanye ngo abakona bari ku mafaranga, abakona bari ku mafaranga, abafinansiye ku mafaranga. Yes, nibyo. Agiye gufata umukozi Sirike, uratuyoboye mu gisata cya siporo, sibyo? Sirike hari umunyamakuru wapfa kuvuga ngo ugiye kwinjiza mu gisata cya siporo uzi neza ko agiye guhombya ikigo. Wabyemera? Kuko uje kumuhemba, uje kumukorera. Abantu Desire nitwibuka ko tukagira conscience ko bari abantu binjira muri ekipe ari abakozi baje guhembwa umutungo wa association, tuzatera imbere. Hani wacu Sidiki tufite umuco wo kuvuga ngo Frope nta kimbwiye, umukinnyi ntago ndi bumwishyure. Biranatangaje, ngiye gukomera miliyoni 20 ntazo mfite kubera iki? Kuri iki nzi kuhaza ntazo mfite. Kuki ngo uwo mushahara w'amadolari 1000 nshoboye wa 500 kubera iki? Kuki ushaka kuba muri ubwo buzima bugoye mumeze gutyo? Amadolari 1000 no kandi wa muntu nawe uzi neza ko nawe adashoboye Desire, uzi neza ko atabishoboye, kumubwira ngo uzamwishyura mu kwezi kwa 12 aragusinyira da kuzayamuha byanga bikunda. Urararenzaho kujya muri penalty nyine. Hari kibazo wamuha mu myaka 2 inyungu y'ubucuti. None ko tubona amawe ya FIFA byo byose uzamwishyura. Hari ukubwira ngo ngewe uyu mukinnyi yanyemereye kuza, ubwo ni turi muri za Rayon Sport, muri ko ngo ntari Critema mfasha, ngo ntari Critema ansaba, hanyuma niba atagusabye Critema ariko aragusaba umushahara ngo mumuhe mwanya, nta aragusaba umushahara. Uwo mushahara ariko nanone wibuke ko ni engagement niyo 100 tukiveyo icyo ngicyo Sidiki. Haruza kukubwira ngo ngewe uyu mukinnyi ndemera ko yemeye ngo araza kunsinyira, ngo ariko ngo nta kibazo ngo amafaranga nzayamwa mu kwa 12. Hani igihe atageze muri kwa 12 atangira kwishyuza mu kwa 8. Nibihari se? Birahari cyane. So periode iremere ku makipe yacu. Ndahamya neza ko Rayon Sport ifite chantier y'abakinnyi batari munsi y'10 kwinjizamo hariya. Rayon Sport ifite chantier y'abakinnyi 10 bashya bagomba kwinjiramo hariya. So kugabanya rero izo risque. Très bonne question. Kugabanya izo risque rero nuko reba periode yatangiye kureba ukoresha paraporo ya finance ufite, nukureba intego zawe izo ugomba kugeraho byanga bikunda, nukugira iyo conscience kutagomba kujugunya ibintu byawe. Sidiki ugomba kugira conscience kutagomba kujugunya ubushobozi butari ubwawe. Association ntago ari atade, association ni yabareye Sidiki. Yego Rayon Sport nta nyira yigira ku giti ki, Rayon Sport ni yabareye. Ariko mu association yacu Sidiki uzabona umuntu ko ni king ndanza no nshaka ndije zo nshaka, sibye epuruta muri societe ze akora mu bucuruzi societe ze nta winjira uko ashatse kwinjira muri societe z'abantu. umva kuna ama association yago njewe bitewe n'undi we bitewe n'izina rye, hari no kubwira ngo ngiye maze imyaka muri Reyo, so what urayimazemo hanyuma ze, ariko ugasanga muri we Sidiki amazemo atanga kashi hanyuma twaba dufite miliyoni 400. Hari umuntu umaze bijya bati ngiye imboze mijyanye twaba dufite miliyoni 400. None se ko atatubwira ngo uwo muntu ko atatubwira ati abakinnyi bose n'ijye uzabago n'inaje uzabahemba kugira ngo byorohe. Umuntu wabyimba ikipe hano. So rero ibi byose rero nugufatanya, uramurekonesa ko ibyo akoze ni byiza Sidiki, iyo nkunga ye ni byiza cyane. Ariko se nanone Sidiki ifo gutekereza ko iyo nkunga yawe hari n'igihe nawe ibijugunywe nawe ubwawe n'igihe yashiramo ari buhombe. Ubu se tuvuge none uko Kanaume kaguzwe umuntu agatanga amafaranga ye miliyoni 10,000 7,000 by'idolari ukamuha, uwo muntu se we yatangiye iki? Uwo yumva atanahombye nawe biramushimishije se? Rero niyo wavungura icyo itike nuko ngo tike ngo itike ngo imuzana ngo ndayishyura, iyo tike yihombeye iki?
Sidiki iyo Karega nayo tikihombi ni amafaranga. ngo njyewe ngo mfite hoteli ngo ndamucumbiki ibyo by'umutanzeho n'ibyiki cyane cyane ko ubwo bushobozi wagombye kubufata ukabuha ekipe mu byubaka ekipe conscience ko abo bakozi binjira n'abasohoka ari abasosiyasiyo atari abawe conscience ko abo bakozi binjira n'abasohoka arabaje gufasha abareyo muri rusange kuri bya byishimo kuri za ntego icyo kintu kiri très important muri bibi none kugira kuri Rayon Sport ubunyamwuga kuba integre kuba inyangamugayo kuri icyo kintu nko kuri Rayon Sport dufatiyeho wenda niyo turimo turavuga ariko birareba amakipe menshi yose amakipe menshi kuko Rayon Sport bivugwa ko ifite akanama kagura abakinnyi akanama ka recruitment karimo umutoza Lofty karimo Eric Irambona karimo n'umugabo witwa Gacinya ariko gakora analize y'umukinnyi ugiye kwinjira analize zose umukinnyi kugeza ageze muri finance ako kanama ubwako ko kaba kagomba kureba kuki kugira ngo kirinde iyo risque na dépenses z'initi no kuba katahombya association na club muri rusange kwanze ni ikibazo cyiza Sidiki kugira akanama ni kimwe ni byiza vraiment ko muri sport ntago narimerutse kubona amakipe ni byiza ko habaho ako kanama ubundi normalement gafasha umuryango wa Rayon Sport kureba gahabwa misiyo kwanza gahabwa misiyo na komite executive iyo misiyo ni kudushakira umukinnyi ushoboye umukinnyi watugeza ku ntego kandi umukinnyi ureponda kuri range yacu ku bushobozi twe dufite tunarebana yego iyo kajya gakora recherche yayo ubundi normal biratangaje ko ako kanama siko kadesida oya muri futo nago ariko kadesida ako kanama kakora devoir yako kagakora iyo recherche yako kakayigeza kuri Escom ikabicayura president agafata icyemezo cya nyuma ko niwe muyobozi ariko contrairement ako kanama iyo gafashe kagakora iyo recherche ariko kakihutira kuzana umuntu no gushaka kumusinyisha kandi atari nuko gasinya byahombye ntibyahombye subiza Sidiki nawe ndiko rwaze icyo gihe kagashaka kujya gukora iyo recherche no kudesida ku mafaranga ahubwo kakensista kakanageza n'umuntu ahangaha mu Rwanda Escom itarabyemeza biri mu murongo ntibiri mu murongo ibyo byose bafise cahier de charge ni mu gusinyisha nibaza ko atari basinyisha umukinnyi yes ubundi normalement iyo ni equipe technique equipe technique ikora ubushakashatsi hanyuma ikereka ubuyobozi icyo yashitse ko ubuyobozi nabwo ugashyira ko umukono bagatanga n'amafaranga harererere imirakorwa rero muri iyi minsi Sidiki ni kabiri kangahe tubona umukinnyi wageze hano mu kibuga ku kibuga cy'indege hano i Kanombe Sidiki komite executive itarumvikana nawe ni kabiri kangahe ubundi umukinnyi wageze ahangaha ku kibuga cy'indege n'umutoza ku kibuga cy'indege Sidiki ni presentation y'abasigaje buri kimwe cyose kiba cyatunganye ni presentation y'abasigaje amwe kwaje muri test kereka yaje muri test ariko biratangaje kubona umukinnyi ashobora kugera ku kibuga cy'indege na negociation muri Escom z'amafaranga bitaratungana yego birahari rimwe muzamuse n'undi numvisha avuga ko aje muri negociation yanyuma ariko koko buri hari undi ushobora kuza harakahitamo gutwara abantu baretse ibyo bintu Sidiki ko muri iyi minsi ikoranabuhanga ahantu rigeze Sidiki ko umuntu aza deja afite na contrat ye mwayihererekanye mu ikoranabuhanga ubundi tuvugije kuri gute wambwira ngo muri akanama technique karimo karakora nibyo sibyo Escom yo hanyuma izadesida rya Escom hejuru yako kanama ko n'umutoza ku giti cye Sidiki umutoza ku giti cye icyo akora ni proposition mu kinyatanga ariko umutoza ku giti cye nagasinyisha umuntu ntabwo asinyisha umuntu umutoza arangira umukinnyi ubuyobozi bwiwe aho rero iyo pirika nako kavuyo kaza amahongaho Sidiki ngewe kantera impungenge ku byerekeye igihombo
ubu rero n'abo bakinnyi turiko turabona nuko bimeze biri muri uwo mwuka oya njye numva ishuri muzamu biri muri uwo mwuka kugira ngo aje muri negociation nindi yari shiti billet d'avion abari club no club gute nese ninde wamugana dufite amakuru ko billet d'avion tusho na club urafite yes nese uko abayaje mu biki bundi abandi bo wamwishyuye bwana umusherisheri mu byese mu mariye se ariko ari igihe manager washobora kwimwishyurira manager yamwishyura aje muri negotiation manager kwanza yishyura gute no manager negocia na equipe umukinnyi aje muri ico gihugu abagiye gukora test medical ibindi biba byararangiye sirik wowe ntureba uzakira abantu ku kibuga cy'indege uruhe oya uyu mwaka ndabigendamo gakeya kubera iki nawe wifuje kubona ba watara benshi kuko wakiriye umwana we watara urabona ko yatsindaga ibitego sibyo Sidiki abandi wakiriye byagenze bite oya none ibyo nibisanzwe ibyo nibisanzwe mu nyamakuru nyene agenda gushaka oya navuga ariko urumva abahombera ama equipe bo ni benshi yaje agahomba nanjye cika intege nta ruhare wabigize ariko batakuko ijoro namuraraye kuko uyu nguyu rero akiriwe yatumye ndari ijoro ko kumuntu ukagira so ubu cyagitangaje bari no kwibaza ariko igitangaje nuko abantu nta somo bakura mu byarangiye urazana umukinyi icyo kintu gikomeye wowe urakora ari question y'isomo nisomo ariko ari question y'isomo nuko utagira conscience ko icyo gihombo ntacyo kikubwiye wowe ariko mu by'ukuri ngewe unakunda na wa mbere wowe nareba wa mbere ni wowe muyobozi kuko ni wowe muyobozi abariyo bahaye inshingano zo kuyobora Rayon Sport niwe ndeba ngewe à la fin du compte ni wabibazwa tuvugisha ukuri Sidiki igihombo cya Yanga kiri ku mutwe wa engineers niwe usinyana n'abakinnyi niwe usinyana n'abatoza ntago ari CEO uri hasi hari ntago ari umutoza Sidiki ibintu responsabilité hariya ni Khera Yifi wa PSG tijuri ibindi byose byamanuka hasi umuyobozi washizwe kuri birabi ngiyewe nukuvuga ngo kukubona muri presentation ya Jezi harundi twareba sujya Tadeo kuri kontra harundi tubona sujya Tadeo n'abakinnyi kukubona ufite Jezi n'umukinnyi nuko mbona ko we Tadeo muri conscience yawe mu bushishozi bwawe mu kureba kwawe uyu muntu koko nzamuhemba na association nyoboye kuko akwiye azamfasha ABC ngoma kureba wowe hanyuma wowe reba abandi mu mugongo wawe muri kumwe mucayura ivyo bintu muyungurura ivyo bintu nawo muri kumwe mwahawe manda mucayura ivyo bintu Sidiki mukorane mucayure kugeza igihe bagushize hariya ngaho genda nawe uwicara uvuga uti okay nanye ndareba none se nituko turabona muri za Arsenal bavuga ngo bananiranwe n'umukinyi kubera umushahara kubera ayo equipe ishaka gupfa kwinjira sivyo umukinyi afise umushahara bayifuza equipe nayo ifise baremi tarenza equipe ifise uwo mukinyi ifite amasezerano ifise amafaranga yifuza equipe igomba kumugura amafaranga ntayifite ico gihe umuntu murananirana urumva ni kwa kundire umenya ati finance zanje zimeze uko amasarere ntarengwa ameze uko hari twumve ngo ugiye guhemba umuntu ibihumbi binga utazobona banze umenye ubushobozi bwawe niba winjiza ikatwumvikana niba winjiza abakinyi 10 barenga 10 muri equipe kwinjira bashya ukongera amasezerano na bamwe bahari sikomeze Sidiki kuri football turimo turareba kuri niveau ya Rayon Sport ishaka kurwana ku gikombe cya championnat n'icyamahoro ishaka kuri ngaturo ya mbere ibyo bintu birajya munsi y'inoti y'irigitano 200 ubone ngo ni ntabwo bishoboka tugajije desa Sidiki tuvugije ukuri zo kongera ku muntu winjiye afite ibibazo bingana kuriya ku muntu usoje championnat harimo ikirarane cy'umushahara n'ibiki niyo cyaba kimwe umuntu kuri konte agakanya yarafite frankly speaking kuri konte yo ngo yarafite none se niba na yandi makeya niba utarahembuye afise gute niba yandi none utanafite ugiye kurwana intambara ngo ubone nayo kwaya
nta mpamvu yo ntabwo ari travail ce n'est pas juste un travail uterura ibintu ukajugunya ati reka sigira utabagiye mu kibuga no icyo kintu wibuke neza ko hari abanyarwanda ari abariyo bagwaye inshingano baza ubundi normal ikipe zacu ziri ikintu bita kutagira accountability ubundi nacyo bagomba kukureba mu maso bakubwira ati koko umuntu araza akabyangiza akabisesagura accountability bakureba mu maso bakubwira ati no akazabisigira undi uzamusimbura ibyo twaguhaye watumariye akazabisigira undi uzamusimbura si byawe nawe akazabisigira association si ya Tadeyo si ya Prosperi si ya Gacinya si ya Patrick Rukundo bari muri Escom gusa ya Roger association si ya Muvunyi si ya Murenzi si ya Rwagacu ntabwo ari yabo ikintu mbwiye ngiye kinteye ubwo ari yabo nuko ashobora kuza izindi mbaraga nkungu wazanya akana umwe mu kwezi kwa mbere kagaferinga akaba kensisa ko akaba kirwana intambara yo kuzana abantu kandi abizi ko hari akanama atari n'inshingano gashinzwe kugura abakinnyi gashinzwe gushakisha abakinnyi ntabwo gasinyisha abakinnyi murakoze cyane gashinzwe gushakisha abakinnyi kuri misiyo kuri manda kahawe no ku mirongo katari burenge ku mirongo migari kahawe kagomba kuripotinga Escom ikadesida ngewe rero ndi Tadeyo biroroshye nabo dufatanyije twagize akanama gashinzwe gushakisha abakinnyi undi wanza ku ruhande anzanira ni mwebwe namwemera ku mpamvu abo bagabo batanu bagomba kwicara bakavuga bati tugomba gucayura hasi hejuru namwe rero hanyuma tukagaragariza abareyo abakinnyi bagomba kujya mu kibuga ibi bintu byo kwicara abantu bagahomba bareba ibi bintu namwe mugizako kanama ivyo tuko turavuga kuri Reyo ni inshingano ikomeye ko mushakira abakinnyi bashoboye ziremereye cyane nagushoka kumira ngo umutoza ngo azanye umukinnyi no mutunizia ni urugero ntabwo nanze umwemere ko ari umutoza umuzanye ni wazamuhemba ugendere ko ari umutoza umuzanye no akwiye kuba iyo deba akwiye kuba challenge uyu mukinnyi uje hano tuzaniye ABCD ameze oyangira baramwumvikanye azadufashe oya ni urugero n'umutoza wowe ugiye kuzana wowe ninde kuko umutoza wungirije nawe agomba kuba CV yanyu mukareba qualificatifs mukaribu wari Joruka sema tubwira ngashoka adafite license none se niba adafite license A ya CAF aje gukora iki ngiye namubonye Kigali baze ubwo amabwiriza ya CAF avuga ko umutoza wa mbere mukora agomba kuba afite license CAF A umwungirije agomba kuba afite license CAF A uje niba umumanuye hariya uzi neza ko ibyo cyangombwa iyo condition warayibwiwe entre game yarayibwiwe umuzanye ukora iki nindi gwaye uburenganzira bwo kumanura uwo muntu udafite qualification ya CAF uzukuntu babigenza se ubundi abayaje ateburi ariko bishoboka gute ukuntu Desire muri 2000 none muri 2025 bishoboka gute ukuntu